y'ihongerero. Intebe y'ihongerero ni umutemeri w'isanduku rya sanduku ry'isezerano, ni umutemeri waryo. Noneho uyu mutemeri waryo sinzi ko mbibona vuba, ariko nabyo nabiberekaga aho abakerubi bicaye. Ngiki igitereko cy'amatabaza twarimo tuvuga, igitereko cy'amatabaza. Kandi iki gitereko cy'amatabaza byenda undi munsi tukiganira cyonyine ubwacyo gishobora kujyana inyigisho z'umunsi. Ariko kiriho n'imbuto, agenda ukibonaho n'imbuto. Noneho rero nicyo bashiraga mwarya amavuta ya elayo. Hanyuma yago rero bakatsa kikamurika mu ihema ry'ibonaniro. Hanyuma yago rero niho twavuze ngo bakinjira ahera hahera, ariho basanga iki isanduku ry'isezerano. Isanduku ry'isezerano ryabaga riri mu iki isanduku ry'isezerano. Aho uyu ni umutambyi mukuru uhabikora imirimo yiwe. Murabona ukuntu yambaye neza, niyo ya myambaro nariko mbabwira ngo Imana yababwiye ngo muzamudodere imyambaro imuhesha icyubahiro, imutinyura guhagarara imbere y'Imana. Aha rero arahagaze hano ku musozo w'umwenda wiwe, hari ibyo bita ngo n'imbuto z'amakomamanga n'inzogera. Iyo yinjiraga hera hahera kugira ngo bamenye yuko umutambyi wabo akiriho, nuko yateraga intambwe inzogera ikavuga. Noneho na za mbuto z'amakomamanga zikimira ngo inzogera zidasakuza. Amen. Ishatse kubabwira iki? Ishatse kubabwira ngo iyo turi mu mwuka ni inzogera. Ariko inzogera rero zigomba kurindwa n'imbuto. Na Yesu Pawulo yarabyanditse aravuga ngo dufite impano z'umwuka zigera nko ku 9, ariko kandi tukagira n'imbuto z'umwuka nazo zigera ku 9. Zishaka kuvuga iki? Zivuga ngo hari igihe impano z'umwuka zisakuza, ariko imbuto zikagenda zibirinda kugira ngo bivuge mu ijwi ryiza, ijwi ritunganye, ijwi riyobora abantu tarusaku. Ukuvuga ngo impano z'umwuka wera dufite muri twebe tugomba kuzirinda kugira ngo zidasakuza, ariko ahubwo zigira icyo zimarira abantu. Noneho rero aha naho yinjiye ahera hahera. Yinjiye ahera hahera. Aka kantu mubona kari hagati niryo sanduku ry'isezerano. Naho abamubona aba ni abamarayika b'abakerubi. Iyi ni sanduku tereka isanduku. Iyi ni sanduku. Ni sanduku kimwe n'ibindi byose. Ni sanduku kimwe n'ibindi byose ifite umutemeri. Wa mutemeri wayo ni wo witwa intebe y'ihongerero. Kuko aha hantu umutambyi ntiyahagiraga intebe. Tiyo kwicaye yahoraga ahagaze gusa, aha yagendamishaho amaraso y'ibitambo byatambwe kugira ngo aya maraso amurinde ubwe nawe adapfa. Kuko bahinjijwe n'iki? Bahinjizwaga n'amaraso. Ni ukuvuga kuko amaraso ya Kristo Yesu niyo yatwinjije ahera hahera. Hatabaye amaraso nta kubabarirwa ibyaha, ariko kubwo amaraso duhabwa kubabarira ibyaha. Kandi murebega aba bakerubi niki? Ni abamarayika babandi uhereye mu gitabo cy'Itangiriro Adamu amaze gucumura bahashize abakerubi n'inkota zabo zakimwe. Ariko hano nta nkota bafite. Kubera iki? Ahubwo amababa yabo buse n'ibyo ngiye kukwereka byose. Icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo. Amen. Turaganira muri iki gice dusomye cy'Abalewi, ibice 10 n'umurongo wa 7, aho umugaragu w'Imana Mose yabwiye Aroni n'abana be, ababwira ngo birinde ntibave mu muryango w'ihema ry'ibonaniro ngo batajya gupfa. Ese impamvu zituma bapfa nizihe? Turebye muri icyo gice cya 10 dusanga hari bene Aroni batakoze inshingano zabo. Babonye umuriro wo ku gicaniro bahoraga bacana bagakomeza imbere y'Imana, noneho babona birabaruhije kuja bahora bikorera amakara y'umuriro. Ibyo ngibyo yenda nzabibabwira ubutaha, ariko n'ubu turabikoraho bukeye. Ukuntu bimukaga
bakimukana n'amakara y'umuriro bayarinze neza kugira ngo uyu muriro utazima, kuko uyu muriro uzimye nta handi bari kuwubona. Ni umuriro w'Imana wamanutse uva mu ijuru, mu buryo nta handi bawuvana, ariko ni umuriro Imana ibahaye, kandi irababwiye ngo nabo bawuzigame, kuko nta wundi uzosubira kumanuka. Ibo bazaza bahora bashyiramo inkwi bawenyegeza, ariko nta bundi umuriro uzongera kandi umanuke. Noneho Imana irababwira ngo bahungu bene Aroni babibonye baravuga ati ariko se uyu muriro ko tubona usa n'ubundi muriro, ubwo se natwe twacanye iwacu usanzwe, kugira ngo noneho n'uyu muruho wo guhora twimukana umuriro nawo utuveho. Reka mbabwire nkiraho ngo abantu b'Imana ubu bararushye, hari ibyo bashaka kwigana byabo ariko bitava ku Mana. Kubera iki? Bakashaka ibintu bibaruhura ubwabo, bakavuga ngo ibintu by'Imana biraruhisha, ubundi kandi ngo biravunanye. Ariko tugomba kuvunwa n'iby'Imana, tutabishushanya n'iby'abantu. Aba bene Aroni ngo babonye gutyo ngo bakomeza umuriro w'igishyitsi, ndetse ngo mu mwanya bawukomezaga babona ngo wa muriro urazamuka ufite umwotsi usa n'urya wundi, babona ni nk'umuriro usa n'uwundi, ariko ngo uburakari bw'Uwiteka bugurumana, ngo buraza burabafata batwika aho imbere y'igicaniro, barapfa abahungu ba Aroni babiri. Noneho bamaze gupfa, urumva nawe nyine umuntu wapfushije abana be babiri yarakwiriye gukora ikiriyo. Ariko noneho Imana irababwira ngo Aroni ntabwo ari nk'umuntu, Aroni ahagaze mu cyimbo cy'Imana, kandi reka mbabwire neza, Imana ntigira ikiriyo. Oya, na burya bwose iyo dupfushije abantu twebwe tugakora ibiriyo, Imana y'ibiri muri rufete, kubera kuko iyo ndiyapfushije Imana ndipfusha. Noneho ahubwo iyo ho kubabara niho iba yabigije hafi yabo. Noneho rero nicyo gituma idakora ikiriyo. Imana ibwira rero Mose, iramubwira ngo abandi b'Isirayeli bose mugende mukora ikiriyo cya bene wanyu, ariko Aroni n'abana be n'abantu bahagaze mu cyimbo cy'Imana. Kubera yuko bahagaze mu cyimbo cy'Imana ntibagomba gukora ikiriyo. Nicyo cyatumye babwira ngo uhereye muri uyu mwanya timuve mu muryango w'ihema ry'ibonaniro mutajya gupfa. Nubwo mufite ikiriyo, nubwo bene wanyu bagifite, mwebwe ntimugaragare nk'abantu bafite ikiriyo, ntimuve mu muryango w'ihema. Ndetse musomye ku mirongo iri haruguru, umurongo wa 5 n'uwa 6, haravuga ukuntu ngo iyo bapfushaga ngo biteraga ivu mu mitwe, ubundi kandi ngo bakimoza umusatsi, ubundi bagatabura n'imyenda yabo. Imana irababwira ngo mwirinde mwebwe ntimuzabikora, ntimuzasendeze imisatsi yanyu, ntimuzayitendeze, ngo kandi ntimuzayitabure, kandi ntimukitere ivu, kuko muhagaze mu cyimbo cy'Imana. Amavuta mwasizwa bariho ntabwo ari ayanyu, ariko ni amavuta y'Imana, kandi igihe amavuta y'Imana bariho mwebwe mugomba guha agaciro ya mavuta. Imana rero niko kubabwira ngo ntimurire, ntimugire icyo mukora, ariko mwebwe mugume mu muryango w'ihema. Niko kuvuga ngo bagume muri office yabo, abandi nubwo bari mu kiriyo, ariko Aroni we n'abana be bari muri office, kuko nta kiriyo bafite, kuko Imana nta kiriyo yabigize. Imana ntigira ikiriyo. Niho mbabwira ngo gukorera Imana burya ntabwo byoroshye. Tekereza nyine kuko uba uhagaze mu cyimbo cy'Imana, uhagaze mu mwanya w'Imana. Igihe rero uhagaze mu mwanya w'Imana ugomba kwirinda, kuko uri mu mwanya w'Imana, Imana niyo ikubwira ibyo uri gukora. Twasomye havuze ngo ntimukave mu muryango w'ihema ry'ibonaniro. Dushobora kwibaza ngo ese ihema ry'ibonaniro ni iki? Iryo hema ese ryubatswe ni iki? Ese iryo hema ryabayeho kubera izihe mpamvu? Bibiliya iratubwira ngo umunsi Imana imaze gukura ab'Isirayeli muri Egiputa, ikabavana muri bwa buretwa, ikabahayereza kugenda muri ruriya rugendo rwo mu butayu. Imana yarabarebye ibona yuko
ibabaye bo bonyine ntaho bakwigeza. Ariko noneho Imana iravuga ngo ni munyubakire ubuturo inze nture hagati muri mwe. Ntabwo ari Mose watekereje kubaka ihema, ntabwo byavuye mu bitekerezo bya Mose, ariko ni Imana yonyine. Niho haha twasomye mu Kuva hatubwiye ngo ntihanavuga ngo munyubakire, ariko haravuga ngo mundemere. Ni ukuvuga ngo ikintu kiremye n'icyubatse biratandukanye, ariko baravuga ngo mundemere ubuturo bwera. Nture hagati. Kubera izihe mpamvu barema ubwo buturo? Ngo nture hagati muri bo. Amen. Kandi aravuga ngo muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose. Icyitegererezo cy'ubu buturo n'iby'ibintu byabo. Ni ukuvuga ko iri hema ntabwo ari ihema ryavuye mu bitekerezo bya Mose, nta nubwo ari ihema riva mu bitekerezo by'abantu, ariko ni ihema riva mu bitekerezo by'Imana. Kandi Imana ibwira Mose ngo ubireme ukurikije icyitegererezo ngiye kukwereka hejuru y'uyu musozi. Ikibazo twakwibaza ngo se iri hema rikomoka ku Mana yonyine ubwayo. Kuki ryitwa ihema ubundi? Turajya kuvuga amazina yaryo nk'atatu cyangwa ane. Ariko ihema iryo Mose yaremye yari ko arirema ari nka fotokopi y'iry'Imana, kuko Imana yamweretse ngo dore ubuturo bwanjye uko buremye. Noneho Imana iramubwira ngo ugende mbikwerekeye kuri uyu musozi, nawe ugende ubireme ukurikije iyi foto wabonye. Iyi foto yo mu ijuru aba ari kuzarema n'iri hema. Iri hema uhayobora. Niko Imana idushaka, irashaka ngo ibyo dukora byose tubikore bisa n'iby'Imana. Mwibuke gatoya kuko Yesu mu isengesho ryiwe yasenze yaravuze ngo data ubwami bwawe buze buva mu ijuru, kandi ngo ubwo bwami uko bukora mu isi bukore mu isi nk'uko bukora mu ijuru. N'iryo hema Imana yarabasabye ngo baryubake nk'uko Imana yarimweretse. No mu Baheburayo 8:5 naho harabivuga ngo ubikore ureba icyitegererezo cya kindi nakwerekeye kuri wa musozi. Si iby'ubwenge bwiwe arema gusa, ariko ararema akurikije iby'Imana yamweretse. Noneho rero umuntu akibaza utese iri hema ni Mose wariremye cyangwa ninde? Tubisoma hariya mu gitabo cyo Kuva ibice 31 aho Imana yabwiye Mose ngo ngiye guhamagara abandi bahanga bajya kuremera ihema, ariko kandi bararirema nk'uko nabitekereje, kandi ngo ndabanza nkora ikintu muri bo. Imana iramubwira ngo ngiye guhamagara abagabo babiri, umwe yitwa Oholiyabu undi yitwa Ahisamaki. Ngiye guhamagara Bezaleli na Oholiyabu. Oholiyabu ni mwene Ahisamaki, naho Bezaleli ni uwo mu muryango wa Yuda. Imana iravuga ngo ngiye guhamagara abo bagabo bombi ngo mbuzuze umwuka wanjye, bagire ubwenge, bagire n'ubuhanga. Ubuhanga bwo kwigira bwo kurema, kuko mu ihema hari ibikoresho byinshi. Uyu munsi dufite umwanya wo kubivuga byose, ariko genda ndavuga gusa utuntu dukeya kugira ngo mbereke kuko iri hema ryari rikozwe n'ibintu byinshi, kandi kugira ngo babiteranye bihure bagombaga kuba bafite umwuka w'ubwenge n'umwuka w'ubuhanga. Imana rero aba ariyo mpamvu ituma avuga ngo toranyije Bezaleli na Oholiyabu kugira ngo babashe kunkorera uyu murimo. Umuntu yakwibaza utese kubera iki toranya Bezaleli wo mu muryango wa Yuda ikamushyiraho Oholiyabu wo mu muryango wa Dani? Nuko ni kubera yuko iyo bimuka hariya mu butayu, ihema ry'Imana ryabaga riri hagati. Hari imiryango 3 yarebaga iburasirazuba n'iyindi 3 y'ikusi. Iyo miryango noneho akaba ari ibanza kugenda, ihema naryo rikaza guhaguruka hagati. Imiryango 6 yagiye imbere, iyindi miryango 6 isigaye inyuma, ihema rikajya hagati. Nicyo gituma rero Imana yavugaga iki? Yavugaga ngo nzaba hagati muri mwe. No kuvuga kuko n'abariya bo kwa Dani bari inyuma y'abandi bose. Igihe bahuye n'ibibazo Imana iri hafi kubatabara, kuko Imana ntabwo iri kure nabo, ariko Imana iri hagati muri bo. Iri hagati muri bo. Bishaka kutubwira burya
turyama rimwe na rimwe tudasinziriye dufite imitima itubwira ngo ariko iri joro riracya ese ibi biragenda bite ariko tuje twibuka ngo Imana iri kumwe natwe iri hagati muri twe nimwe ituye nimwe ijigendera kandi nimo ikorera. None navuze ngo turavuga amazina y'ihema utarajya ku mahema umzina y'ihema iryo hema ridushushagiriza nubwo utaruhari cyabaga rimeze ri niho nimara kuvuga ayo mazina urahita ndababwira no ukuntu byari ryubatse n'abantu baryikoreraga bararikunjaga turajya kuvuga n'abaryikoreraga already ryari ihema ihema ryari ihema hano nanditse ngo ni shitingi ni shitingi ni shitingi urumva mwabonye ririya hema rya Omega twaribonye yego bo cyoga ni ikintu kinini ariko abandi bo bagiraga agahema gatoya ni babyita ngo ni tente portatif tente portatif murumva icyo ari cyo ni ukuvuga ngo ni ikintu bakunja kwamara kukizingazinga bakakijana ndetse muri izo nyigisho naranditse ndavuga ngo ihema ni inzu y'akanya gato yego kubera ko ari y'akanya gato ni inzu y'akanya gatoya cyane cyane irebana n'abantu b'impunzi n'abantu babimukira kuko noneho ni ihema bajyana bakarishinga tukarara ngaha Kinyinya tukarishinga ejo tukimuka tuje Butare noneho tukarishingura tukongera tukarikunja tukarijana iri Butare niho narivuze ngo amazina yaryo rimwe na rimwe muzasanga ryitwa ngo ni ihema ry'ibonaniro yego ubundi musange ngo ni ihema ry'ibihamya yego ubundi musange ngo ryitwa ngo ni ingando yego ni nacyo gituma iteka ryose abisirayeli bahoraga bagira iminsi mikuru yo kwibuka y'ingando yego babaga bibutse ya myaka yose babaye mu mahema mwibuke ko mu Baheburayo baravuga ngo kwizera ngo niko kwatumye Abrahamu aba mu mahema hamwe na Isake na Yakobo bari kuzaraganwa kiriya gihugu cyabo cy'isezerano ariko ngo kubera kuko yarebaga ikindi gihugu ngo Imana yaremye ikacyubaka ngo nicyo cyamuteye kutubaka amazu muri Kanani ariko ahubwo ahora mu mahema aho abisirayeli rero nabo bagiye kuva muri Egiputa Imana ibabwira kuko nubwo bafite ayabo mahema ariko irababwira ngo ni mundemere nanje iryanjye hema haleluya nture hagati muri mwe inze ndibamo none rero iryo hema ukuntu ryari rikoze ndashima Imana kuko iki gitabo muhaye mubona ahangaha ni igitabo cy'izo nyigisho kandi nije wacyanditse yego murabona koko hariho amazina yanjye nakise ngo ni inyigisho za Bibiliya ariko hano ngandika ngo Revera Pasteur Mudagi nije wazanditse noneho rero nza kugira n'amahirwe mu gihe nakomezaga kugirira ubushakashatsi nabonyemo n'ihema ryonyine ubwaryo uko ryari ryubase yenda ahandaza kubereka igishushanyo kugira ngo mukibone noneho murabona hano tubona ko bimeze nk'inzu niko ryari rimeze iri ni ryo hema rero ry'ibonaniro iri hema ry'ibonaniro rero aha muhaye mubona aha ryubakishije imbaho kuko niko Imana yari yarababwiye Imana yarababwiye ngo kugira ngo muryubake barya abagabo babiri nababwiye Besaleli na Oholiya Imana yarababwiye ngo kugira ngo mubyubake nuko abisirayeli batanga amaturo ngo kandi amaturo batanga timugapfe kwakira amaturo gusa haka muzakira amaturo y'umuntu yatanganye umutima wizera umutima ukunze umutima umwemeza umutima ufite umwete utagonora uwo muntu ukora bene ibyo ngo muzakira amaturo none arababwira ngo dora amaturo muzakira nabi arababwira ngo muzakira ifeza muzakira izahabu muzakire ubwoya bw'ihene muzakire ubwoya bw'intama muzakire ubudodo bw'umukara w'akabayonga ubudodo bw'umuhemba ubudodo bw'umuhengeri ubudodo bw'ibitare ibitare birabagira noneho Imana irababwira ngo ibyo bintu ari byo bazubakisha iri hema ry'ibonaniro nimwumve igituma ari ngombwa ngo babe bari mu mwuka wera tekereza nawe ngo n'ibiti by'umushita noneho mutekereze
kuzana ibiti ukabiteranya n'izahabu, ukabiteranya n'ifeza, ukabiteranya n'imiringa, ukabiteranya n'amabuye. Ibyo ni ibintu bisabye ubwenge n'ubuhanga bukomeye. Icyo cyatumye Imana ivuga ngo mbujuje umwuka wayo. Reka ngiraho mbabwire ngo mu byo dukorera Imana byose tudafite umwuka wera ntacyo twashobora, ariko umwuka niwe udufasha, niwe utuyobora, niwe utwigisha, niwe uduha n'ubwenge, niwe uduha n'ubuhanga. Kuko rimwe na rimwe usanga abantu bavuga bati uriya muntu ni umuhanga, ariko ni umwuka wera ubimuhaye, ubimukoresheje. Amen. Noneho rero dore ikiraha papa ihangane nkubaze, ndabona aka gatebe kari mu muryango. Nibyo ngiye kuvuga itonde. Noneho haleluya, iri hema riciyemo ibice bitatu. Igice cya mbere cyitwa ngo ni urugo rwo hanze, ruragaragara, ni urugo rwo hanze. Aka kabiri niko kitwa ngo ni ihema, ni akangaka. Uru ni urugo rwo hanze rwabaga rurimo rubanda rwose, rubanda rwose. Aha mu ihema hinjiragamo abatambyi gusa, abatambyi gusa, abo ni abatambyi, ariko ntiturageraga ku mutambyi mukuru. Noneho iri hema ririmo ibice bitatu, ririmo ibice bitatu. Igice cya mbere cyitwa ngo ni urugo rwo hanze, rujyamo rubanda rwose, abantu bose b'Abisirayeli, kandi nabo ntibagendaga uko biboneye. Oya, bagendaga buri muntu afite igitambo cye, ajya gutambira ibyaha bye. Bo ikindi cya kabiri, noneho rero hano mu rugo rwo hanze ruranacinyiye neza, ndarubona. Niho harya wavuze ngo se aka ni agake, utarareba akareba n'akandi hano nakabonye nako kari hasi, turuza akangaka harimo umuriro, ndabona ari umuriro. Aka kitwa igicaniro cyo gutambiraho ibitambo. Noneho bagatamba ibitambo rero bakabitwika. Naho aka kitwa ngo ni igikarabiro. Ndaribonye rya jambo ryo muri 40 mu Balewi, igikarabiro. Igikarabiro. Noneho rero umutambyi yabaga yakoze imirimo myinshi hano ku gicaniro cy'ibitambo. Noneho yamara hano agahasanga igikarabiro. Reka ngubwira kandi kwajya kugusetsa kandi kakakunezeza. Iki gikarabiro cyakozwe niki? Cyakozwe mu miringa. Imiringa iva hehe? Iva mu mpeta z'abagore zo ku matwi. Kuko Abisirayeli bari batoboraga amatwi, bakambara rero utuntu tw'izahabu tw'imiringa birimbisha. Noneho bagiye gukorera Imana, biriya byose birimbishagamo babitangaho amaturo. Ngo babitangeho amaturo. Ibi ngibi byakoze iki gikarabiro ni ibyabaga byavuye ku mpeta z'abadamu, ku rutwo two ku matwi, nibo bashiraga n'utundiga mu mazuru. Ibyo byose barabikura babitambira Imana, bubakamo iki gikarabiro. Noneho iki gikarabiro ni ikirahuri. Ni nguko umuntu ashobora guhagarara imbere y'iki kirahuri ukibona wowe ubwawe, n'ahari umwanda ukahabona. Noneho rero iki gikarabiro kikakwereka ngo ufite umwanda, banza wiyeze. Noneho ukiyeza ukitunganya. Bitubwira iki? Bitubwira ngo mbere yuko twegera Imana tugomba kwiyeza. Kandi niki cyezwa? Twezwa umubiri, tukezwa ubugingo, tukezwa umwuka. Abatesalonike ba mbere ibice 5:23 uravuga ngo twezwe imibiri yacu n'ubugingo n'imitima, ngo ejo tutazabaho umugayo ubwo Yesu azagaruka. Noneho rero bamara kwiyeza hano bakambara imyambaro yabo, kuko Imana yari yarababwiye ngo muzabaremera batambye imyambaro y'abatambyi ibatandukanya n'abandi. Aho no hatinda cyane, ariko reka mbavuge ku tuntu dukeya gusa. Abantu bubu biri mu kundangaza, ari n'abapasiteri, ari n'abakristo, ntibakimenya yuko umuntu guhagarara imbere y'abandi agomba kwambara yikwishe. Usanga bambaye utuntu utamenya uko dusobanutse, ari abadamu ari iki, ndetse rimwe na rimwe yaje no kuririmba kubera kuko kamubanye kagufi, akaja agenda agakurura, aragakurura se akamanura ngo aracyakongereye. Nta bundi burya niko yakadoze, nta kundi yakagenza. Ariko ahangaha Imana yari yarabwiye ngo kugira ngo bambare imyambaro ibahesha icyubahiro, kandi ubundi ngo bambare imyambaro iberekana baribo, yerekana kuko arabatambye. Noneho bakinjira hano mu ihema. Aha mu ihema bakahasanga ibintu bitatu. Ikintu cya mbere basanga
bagisanga mu kuboko kw'imoso bahasanga imeza iriho imigati. Iyo migati yitwaga ngo ni imigati yo kumurika imbere y'Uwiteka. Muribuka Dawidi ubwo yasonzaga akaja gusaba umutambyi ngo se nta mitsima yohaba. Umutambyi yaramubwiye ngo nta yindi mitsima ihari keretse imitsima yo kumurika, ngo niba utiyanduje nibwo wakwemererwa kuyirya. Kuko rero iyo migati yari imigati yo kumurikwa, ikitwa ngo nibyo kurya by'Imana, ariko kandi Imana ntiyaryaga. Noneho bariya batambyi nyuma y'iminsi 7 bayikuragaho ibo bakayirya. Niyo Dawidi yariyeho kubera kuko niyo yariye kwa Abimeleki. Niyo yariye kwa Abimeleki. Niyo ya mitsima yejeje. Niyo ya mitsima yejeje. Igihe Dowegi yari mu cyumba na Dawidi agisha Abimeleki inama. Noneho akamuha kuri irya mitsima. Noneho iyo mitsima niyiki niyo kumurikwa imbere y'Imana. Akongera mu kuboko kw'indyo. Yego. Hakahabona igitereko cy'amatabaza. Kuko ihema ntabwo ryagiraga idirisha. Ariko noneho igitereko cy'amatabaza nicyo cyamurikiraga mu ihema bahaye bakora. Noneho bakabona umucyo w'ihema. Nicyo gituma bivuga ngo uzushiramwe amavuta mu gitondo na nimugoroba muri iryo hema, kandi igicaniro ntikikazima. Uzajya uhora wenyegeza kandi icyo gitereko cy'amatabaza gihore cyaka. Ningo kutubwira ngo imitima yacu ihoremo amavuta, ihore yaka iteka ryose, kuko irakora buri mwanya, buri saha, buri mwanya wose. Noneho narimvuze ngo asanzemo ibintu bingahe? Bitatu. Icyambere ni ya meza ariho irya migati. Icya kabiri ni igitereko cy'amatabaza. Icya gatatu ni igicaniro cyo koserezaho imibavu. Kandi icyo gicaniro cyo koserezaho imibavu bosaga imibavu nyabake, bosaga imibavu y'ibiti, ariko ibiti bifite amoko 4. Bakabivanga n'amavuta bakosereza imbere y'Uwiteka. Noneho ngo wamwotse ukazamuka ukagera imbere y'intebe y'ihongerero, Imana ikishimira ya mibavu bayituye. Noneho bavaho bakaja kuja ahera hakaba hari umwenda uhakingiriza. Iyo myenda yabaga idoze ari imyenda myinshi, ariko idoze mu buryo busa. Imyenda y'ibitare, y'imihemba, y'umukara w'akabayonga. Noneho bavaho kuri uwo mwenda ukingiriza ahera, agaseruka ahantu hitwa ngo ni intebe y'ihongerero. Intebe y'ihongerero ni umutemeri w'isanduku, rya sanduku ry'isezerano, ni umutemeri waryo. Noneho uyu mutemeri waryo sinzi ko mbibona vuba, ariko nabyo nabiberekaga aho abakerubi bicaye. Ngiki gitereko cy'amatabaza twarimo tuvuga. Igitereko cy'amatabaza. Kandi iki gitereko cy'amatabaza byenda undi munsi tukiganira cyonyine ubwacyo gishobora kujyana inyigisho z'umunsi. Ariko kiriho n'imbuto. Yego. Agenda ukibonaho n'imbuto. Noneho rero nicyo bashiragamwe arya amavuta ya Elayo. Yego. Hanyuma yago rero bakatsa kikamurika mu ihema ry'ibonaniro. Hanyuma yago rero niho twavuze ngo bakinjira ahera ariho basanga iki isanduku ry'isezerano. Isanduku ry'isezerano ryabaga riri mu iki. Isanduku ry'isezerano aha uyu ni umutambyi mukuru uhabikora imirimo yiwe. Murabona ukuntu yambaye neza. Niyo ya myambaro nariko mbabwira ngo Imana yababwiye ngo muzamudodere imyambaro imuhesha icyubahiro, imutinyura guhagarara imbere y'Imana. Aha rero arahagaze hano ku musozo w'umwenda wiwe hari ibyo bita ngo n'imbuto z'amakomamanga. Yego. N'inzogera. Iyo yinjiraga ahera kugira ngo bamenye yuko umutambyi wabo akiriho, nuko yateraga intambwe inzogera ikavuga. Noneho na za mbuto z'amakomamanga zikimira ngo inzogera zidasakuza. Amen. Ishatse kubabwira ngo iyo turi mu mwuka ni inzogera. Ariko inzogera rero zigomba kurindwa n'imbuto. Yego. Na Yesu Pawulo yarabyanditse aravuga ngo dufite impano z'umwuka zigera nko ku 9, ariko kandi tukagira n'imbuto z'umwuka nazo zigera ku 9. Zishaka kuvuga iki? Zivuga ngo hari igihe impano z'umwuka zisakuza, ariko imbuto
zikagenda zibirinda kugira ngo bivuge mu ijwi ryiza, ijwi ritunganye, ijwi riyobora abantu nta rusaku. Ni ukuvuga ngo impano z'umwuka wera dufite muri twebwe tugomba kuzirinda kugira ngo zidasakuza, ariko ahubwo zigira icyo zimarira abantu. Noneho rero aha naho yinjiye ahera hahera. Yinjiye ahera hahera. Aka kantu mubona kari hagati niryo sanduku ry'isezerano. Naho abamubona aba ni abamarayika b'abakerubi. Iyi ni sanduku utereka isanduku. Iyi ni sanduku. Nyasanduku. Ni sanduku kimwe n'ibindi byose. Ni sanduku kimwe n'abandi n'ibindi byose ifite umutemeri. Wa mutemeri wayo niwo witwa intebe y'ihongerero. Kuko aha hantu umutambyi ntiyahagiraga intebe. Tiyo kwicaye yahoraga ahagaze gusa, aha yagenda mishaho amaraso y'ibitambo byatambwe kugira ngo aya maraso amurinde ubwe nawe adapfa. Kuko bahinjijwe n'iki? Bahinjizwaga n'amaraso. Ni ukuvuga kuko amaraso ya Kristo Yesu niyo yatwinjije ahera hahera. Hatabaye amaraso nta kubabarirwa ibyaha, ariko kubwo amaraso duhabwa kubabarira ibyaha. Kandi murebega aba bakerubi niki? Ni abamarayika babandi uhereye mu gitabo cy'Itangiriro Adamu amaze gucumura bahashize abakerubi n'inkota zabo zakimwe. Ariko hano nta nkota bafite. Kubera iki? Ahubwo amababa yabo arazamuka agahurira iriya hejuru. Amaso yabo akareba iki? Akareba intebe y'ihongerero hejuru y'amategeko. Bakavuga ngo amategeko, kubw'amategeko narinciriye urubanza rwo gupfa, ariko kubw'aya maraso mfite uburenganzira, ndemewe imbere y'Imana. Imana ishobora irambabarira kandi Imana irangirira imbabazi. Noneho rero bakinjira muri iri sanduku. Harimo ibintu bitatu. Ndabizi ko navuze byinshi, ariko kandi by'ingirakamaro. Mu isanduku y'isezerano harimo inkoni ya Aroni yashibutse. Kuko burya Imana ihamagara Aroni yarababwiye ngo bahambire inkoni 12 uko imiryango y'Abisirayeli ngana. Inkoni ya Aroni ngo ikizababwira uw'Imana yatoranye nuko iyo nkoni izashibuka ikagira n'indabyo ikarabye. Noneho rero inkoni ya Aroni irarabye. Imaze kurabya, Imana irababwira ngo bayishyire muri iryo sanduku kugira ngo nabi ikindi igihe kizaza nibazababaza ngo kubera iki iyi nkoni iba muri iri sanduku, bazababwire ngo nuko Imana yatumye iyi nkoni yera ikarabya igihe izindi zose zari zumye. Icya kabiri, Imana irababwira ngo bazashiremo bya bisate bibiri by'amategeko kwerekana kuko Imana yari yabahaye amategeko. Icya gatatu, ngo bazashiremo ikopo ry'amana. Bibabwira iki? Bibabwira ngo Imana yabagaburiye bari mu butayu, nta biryo nta bagira neza bafite, ariko Imana ibamanurira amanu, bararya barahaga. Noneho rero ngiye gusoza, twibuke yuko Yesu yavuze ngo basogokuruza wanyu baririye manu mu butayu barapfa, ariko njewe nije manu yamanutse iva mu ijuru ngo abandya ntibazapfa iteka ryose. Kuri ubwo rero abariye umubiri wa Yesu bakawakira, bakamwizera, bakamwemera, bahawe ubugingo buhoraho. Nicyo gituma n'ubu duhaye tuvugana ku bwa Yesu dufite ubugingo buhoraho. Icya kabiri, ku bwa Yesu ntateka tuzacirwa, kuko Yesu ni uri hejuru y'amategeko. Bibiliya iratubwira ngo ntabwo yaje gukuraho amategeko, ariko ngo yaraje kuyasohoza mu mubiri we. Nuko ngo Yesu yasohoje amategeko mu mubiri wiwe. Noneho twebwe abizeye Yesu nta mategeko aduhana. Icyo gituma Paulo yandikiye Abaroma 8:1 aravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa, kuko itegeko ry'umwuka ryambatuye mu bubata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Kubera iyo mpamvu ku bwa Kristo Yesu twarabohowe. Ku bwa Kristo Yesu ntabwo turi imbata. Ku bwa Kristo Yesu turabana b'umudendezo. Imana iduha umugisha. Kwiga ihema ni byiza, ndetse tukaritindamwo. Harimo imigisha myinshi, harimo ibyiza byinshi. Ziriya mbaho zari zishinze zivuga ubumwe bw'abakristo. Wewe Beti uri umuntu, uru rubaho, nanjye ndi urundi rubaho, bariya nabo ni izindi mbaho, ariko dufite ikiduhuza n'urukundo rw'Imana n'imbaraga z'umwuka wera, nizo zidufashiriza hamwe. Imana iduha umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami. Amen. Reka dusenge. Mana Data, tugushimiye ijambo ryawe rizima, ijambo ryawe wahumetse,
kandi uravuga ngo rifite imbaraga, rifite ubutware bwo kwemeza umuntu wese, rikamuhana kugira ngo rimutunganye, umuntu w'Imana abashitse. Abantu bumvise ijambo ryawe, ureke ribareme, ureke ribatunganye, ureke baba abantu bashitse, be kuba ibice ariko baba abantu bashitse, abantu buzuye. Kandi aho buzuriye ni hehe? Buzuriye muri Kristo Yesu. Urukundo rwawe wadukunze ruratangaje, nimwo twuzuriye muri wowe. Icyo cyatumye umugaragu wawe Pawulo abivuga neza, aravuga ngo muri Kristo Yesu niho kuzura kubumana kose kuri. Turagushimiye kuko utwumvise, kandi turagushimiye kuko ukoresheje ijambo ryawe n'abaryumva nabo bagafashwa naryo. Cyubahiro kibi cyawe iteka ryose ku bwa Yesu. Amen. Amen. Rero iri jambo ryafashije cyane, n'ubundi narikundaga, ariko dushijeho gusobanukirwa, kandi n'abandi badukurikiye ndahamya ko basobanukiwe. Ariko narengiye kubariza abandi bantu, nubwo wenda jye naba mbizi kuko nigeze nyuramo gatoya. Iri hema ry'ibonaniro nako iyi ntebe y'ihongerero, ndatekereza yarabagaho mbere y'uko Yesu aza. Yego, ibi byose twavuze, ibi byose byariho mbere y'uko Yesu aza mu isi rwose. Kandi n'ukuri urabona ko muri iri hema ry'ibonaniro ntabwo abantu hapfaga kujyamo uko biboneye, barabanzaga bakagira ibyo birinda, kuko ndatekereza bano bantu babaga bari muri ruriya rugo, kuko ihema ry'ibonaniro ryinjiraga watoranijwe umutambyi, ntibagombaga kuba bejejwe bo. Bano bantu babaga bari muri runo rugo rw'abantu, babaga bazanye n'ibitambo byabo, bakitambira za numa z'impungura, inuma, inka, imasa n'ibindi byose bakabizana imbere y'Imana, noneho bagatamba ibitambo. Kandi buri muntu wese akitangira igitambo cyiwe, kirya gitambo cyiwe akagifata mu ruhanga, akavuga ibyaha bye. Nukuvuga yagishyiraga hejuru. None ikisi kimasa gihagaza, kazana ibiganza byanjye kabirambika kuri cya kimasa cyane, kavuga ngo ibyaha byanjye nakoze muri uyu mwaka ni ibi. No ngasana naho birya byaha byose mbikoreye cya kimasa cyanjye, hanyuma yabo bakica cya kimasa, kikaba kijyana n'ibyaha, noneho gipfanye na bya byaha byanjye. Nukuvuga ngo icyo kimasa gipfuye mu cyimbo cyane, gipfuye mu cyimbo cyanjye, njyewe nyiri gukora ibyaha, kirya kimasa kiramfiriye. Ariko rero Bibiliya ikatubwira ngo amaraso y'inka ngo ntiyashoboraga gukuraho ibyaha burundu, ahubwo ngo hahoraga urwibutso uko umwaka utashye, akibukiriza ibyaha by'iwe yakoze. Ariko none amaraso ya Kristo aje, haleluya, yitamba rimwe gusa, kuko ibi byo bahoraga babikora uko umwaka utashye. Ariko ku bwa Yesu igitambo cyiwe cyatambwe rimwe gusa, biba birahagije kugeza iteka ryose. Imana ikuraho wa muruho w'ibitambo, noneho izana ibitambo, igitambo kizima ari we Kristo. Amen. Abadukurikiye mwafashije tugaha Imana icyubahiro, waduhaye Yesu akaza agakuraho uwo muruho w'ibitambo, n'izo ntebe, ibyo bintu byose byari biremereye abantu. N'ubu ngubu mbaza abantu, ubu wakubaza inuma muri uyu mujyi wayirukaho ugapfa kuyibona. Yesu yagize neza, ntidukerese ubuntu yatugiriye. Yesu yarakoze. Utubazo nakubaza ni twinshi, ariko reka nibarize ngo ese ihema nk'ubu muri kino gihe warigereranya n'iki? Ihema narigereranya n'iyi mibiri yacu. Yego. Si no kurigereranya, niko Bibiliya ibivuga. Mu Bakorinto haratubwira ngo iyi mibiri yacu ngo imeze nk'ingando. Cyumva ko nababwiye ngo amazina y'ihema ryitwa ihema, ryitwa ingando. Iyi mibiri yacu turimo imeze nk'ingando, ariko muri za ngando zifite iki? Zifite nk'ubutunzi bw'Imana. Pawulo yaranditse aravuga ngo iyi mibiri yacu ngo izapfa, ngo ariko ifite ubutunzi bw'Imana butagira akagero. Noneho rero iyi mibiri yacu cyangwa se ihema bigereranywa n'iyi mibiri, kuko yari inzu y'akanya gato. N'iyi mibiri yacu turimo ni inzu y'akanya gato, tuzayivamo. Ariko Pawulo aza kwandika aravuga ngo iyi ngiyi ni ibishenyi, ngo twifitiye iyindi ituruka ku Mana. Amen. Iyo rero niyo izatsimbura iyi ngiyi turimo none, iyo yo ku Mana, ni nayo
dutegereje niba hariho imibiri y'akavukire hariho n'imibiri yo mu ijuru. Amen. Iyo rero niyo dutegereje. Amen. Naho iyi ngiyi yo tukirimo iracyasaza iracyavaho. Ejo bundi hari umukecuru twari gushyingura, mbabwira ukuntu yari umukristo mwiza cyane, ariko ejo bundi cyantangaje nuko kera yari yamaze kuyoba n'ubwenge. Kugira ngo ayobe ubwenge ni iki? Nuko turi muri iyi ngando, ni ingando isaza, ingando itabuka, ariko dutegereje inzu nziza itubatswe n'abantu, yubatswe n'Imana yonyine ubwayo. Amen. Hari n'ikindi kibazo abantu bakomeje kwibaza ngo imitsima isembuye n'idasembuye ngo ubwo yo ni iyihe? Noneho imitsima isembuye n'imitsima idasembuye icyo ni ikindi kintu ntihuye n'iriya mitsima yo kumurika imbere y'Imana. Imitsima isembuye n'idasembuye ni irya baryaga igihe cya Pasika. Isembuye idasembuye hari n'igihe basabaga ngo barye irimo umusemburo. Irimo umusemburo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyi mibiri yacu irimo icyaha. Niyo mitsima isembuye. Umusemburo werekana icyaha. Jambo ndagukunda jambo. Umusemburo. Amen. Ka muvuge buke. Umusemburo tubona iyo muguze ifu y'umugati. Buryo uwo umusemburo bashiramo akantu kagasemburo kugira ngo umugati ubyimbe. Ni karevide. Noneho rero karya kantu Imana hari igihe yababwiraga ngo ntimushyiremo umusemburo. Ni ukuvuga igihe badashyiramo umusemburo ni iki? Ni ukuvuga ngo Kristo nta cyaha yigeze akora, niwe mutsima utagira umusemburo. Ariko twebwe turi imitsima ariko ifite imisemburo. Ntimwibuka burya twari ko tuvuga ngo niyo turi mu ngo. Tese mwebwe niriye banga mwakoresheje kugira ngo mwigeze mushwana. Mwebwe ntimwigeze mushwana. Kubera iki dushwana? Nuko muri twebwe harimo wa muntu wa kera, harimo kamere y'icyaha. Nigeze kuganira n'abasore bamwe barambwira ngo twarakishijwe cyane pastor, ngo twarakishijwe nta cyaha kitubamo. Ndavuga ntako se iyo umuntu agutonganyije akakubwira nabi uzurakara? Ati umva nk'akantu k'uburakari, ako kantu se kava? Ati ndabizi nyine aho kava pastor. Ati nsinjeho aho kava. Atako narakizwa. Ndabona nti yego turakizwa, ariko karya kantu ka kamere k'icyaha gahora rimwe kabyuka muri twe. Ni urya musemburo. Niwo musemburo. Niwo musemburo. Niyo mitsima isembuye. Mu Bakorinto ndagira ngo mu Bakorinto nimbara bakabiri kandebe ko mpabona vuba. Nako narambere ngira ngo ngiye gushakira mu bakabiri ko narambere. Gishaka rino jambo reka mbabwire ngo murabona ko twari dukeneye kumva rino jambo kugira ngo dusobanukirwe, cyane ko uyu mupasiteri yize Bibiliya aranayigisha kandi mu myaka myinshi yandika ibitabo byinshi bivuga kuri izi nyigisho z'ijambo ry'Imana n'umuhamagaro we. Rero impamvu ibingibi tuba dushaka ko mubimenya ni ukugira ngo bibafashe namwe mubashe gusobanukirwa neza. Ari nk'ukuntu usoma ijambo ukumva ngo imitsima idasembuye, ukumva ngo ihema ry'ibonaniro, ukumva ntuzi ibyo ari byo. Rero turagira ngo rwose, kuko twababwiye ko hano kuri Arabohora TV mugomba kujya mutwara ijambo ry'Imana rizima kugira ngo muzaryigishe n'abandi, nibiba ngombwa na Bibiliya twanayibigisha nayo kugira ngo muzagende mugwije imbaraga tujye mu ijuru, kandi twiringire ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana ibaho umugisha. Aracyadushakira imitsima idasembuye, ariko n'ubundi ndabizi neza ko anabizi mu mutwe. Dusomye hano mu Bakorinto ba mbere ibice 5 umurongo wa 6 turageza ku murongo wa 8. Yego. Haravuga ngo kwirata kwanyu
si kwiza timuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose agasemburo gake gatubura irobe ryose nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobe rishya mube mutakirimo umusemburo wa kera kuko pasaka yacu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero tuje tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari wo gomwa nibibi. Noneho rero umusemburo wawe uvuga ukavuga igomwa ukavuga ibibi byose ibibi byose abantu bakorera hano mu isi iyo ni imisemburo. Noneho rero akavuga ngo ahubwo tubwire imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya. nguyu mutsima udasembuye ese ibi bibazo no kuri twa dukeneye kubisobanukirwa. Hari igihe abantu bajyaga babyumva kera nanjye ntarabimenya najyaga nibaza se umutsima udasembuye ukumva yenda ari umutsima nyine ukibaza none Imana iratubwira umutsima se muri kino gihe ariko ubu ngubu ndibaza ko musobanukiye iby'umutsima ubwo udasembuye n'usembuye. Bakoreshaga udasembuye ku bihe bya Pasika bakoreshaga udasembuye ku bihe bya Pasika ariko mu yindi minsi imbere ya Pasika babaga bakoresha imitsima isembuye. Bivuga iki? Bivuga kuko muri twe dufitemo wa muntu wacu wa kera ariko noneho Bibiliya ikatubwira ngo natwe nidushaka uburyo bushoboka dukuremo wa musemburo wa kera ari ryo gomwa nibibi nibindi byose. Amen. Erega ni intambara ni urugamba kubikuramo ni ukurwana nabyo tukarwana nabyo kugira ngo twikure ko n'ijambo rye rivuga ngo mwiyambura ibibaremerera n'igomwa ryose utaha uzatwibutsa utwigishe no kwigomwa kuko naryo ririmo. Hanyuma rero no mu Bakorinto ba kabiri bice 4:16 na 18 hamwe havuga ngo natwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito. Nekereza ko bishatse kuvuga ngo dukuremo wa musemburo yakamera noneho hubwo twambara imbaraga z'umwuka wera turebe kubitaboneka. Ntibumvise hano uko Pawulo avuga ngo kwirata kwanyu si kwiza. Kwirata kwanyu si kwiza kuko bariko birata ibyo bafite ibyo bakorana ugiye kuhabona urabona ukuntu biratanaga ibintu byabo byo mu miryango yabo. Noneho garababwira ati kwirata kwanyu ntabwo ari kwiza wese ndimuzi yuko agasemburo gake gatuburiro nuko babwira iki akaha gato kabagumamo mu buzima bwawe gatuma mu byimba. Noneho umugati yabawushizemo kagasemburo kugira ngo urabyimba ati none mugakuremo kugira ngo mube irobe rishya bitari mu musemburo. Amen. Kuko natitira avuga ngo ubugoryi bukomeye bw'Abakorinto nuko bagiraga ibyo birata hari naho na Pawulo yabivuze no mu Bafilipi yaravuze ngo Abisirayeli ngo bagenda birata ku by'umubiri cyane cyane ngo bakavuga bati twebwe ikiduhuza n'Imana ikiduhuye n'aba banyamahanga. Abanyamahanga n'abantu batakemye ariko twebwe nk'Abisirayeli turi ubwoko bw'Imana turi abantu bakebwe turi abantu batunganye. Bararabwira ati nyamara ibyo mwirata by'imibiri ati ngize ngo mbyirate ntimwabindusha. Aravuga ati nakebwe ku munsi wa 8 hanyuma yago ndi umwisirayeli w'umunyisirayeli ndi umuyuda w'abayuda ndi umufarisayo w'abafarisayo ngo ariko ibyo ngibyo nsigaye ubu ngubu mbihindura ngaho ari amasi kugira ngo ndonke Kristo. Ati ibyo ntacyo bimariye ntacyo binavuze. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Tugana ku musozo twagira ngo tubwire abantu ngo mucyumva no magambo umukozi w'Imana twigishije turasabwa kwirinda kunesha gukuramo za kamere zituma abantu bategera Imana kandi abantu bongere batinye inzu y'Imana batinye kuvuga ijambo ry'Imana bafite icyo twakwita nk'ibyaha cyangwa kamere ya misemburo kuko dukwiriye guhagarara mu kimbo cya Kristo. Tugarutse kuri rya jambo watubwiye ngo mundemere buriya bishatse nko kuvuga ngo mundemere ubuturo bwera kuvuga ngo twebwe
imana ubu ngubu ntikeneye gutura mu ihema ariko ikeneye gutura muri twe niko kuvuga ngo mundemere imitima yayo yejejwe nanjye nze nture hagati muri bo urabona noneho mu mitima yacu ni ubuturo bw'imana nicyo gituma ubwo buturo bukwiye kuba ari ubwera kuko imana ijya kubuturamo nayo ni yera. Amen. Imana ishimwe, reka dusoreze ahangaha ariko duherukana hashize igihe gihe tutabonana kandi kuva mwagira urugendo rujya muri kiriya gihugu ntago twabonanye. Biheruka kujya muri Amerika hari nubwo wenda giye kuko tudaherukanaga duherukana Kacyiru mudusezera nyine kuko twabanaga hariya muri Nyobozi. Urugendo rwabaye ruhire, Imana irabarindira bagarura muragenda mubona kiriya gihugu se nta ngorane mwagize ngo muyobe turimo turasoza. Urakoze cyane kuko twabisengeye igihe kinini kandi Imana yaranabikoze cyane. Amen. Burya umuntu iyo agikora urugendo rw'igihugu utazi ugenda abantu nyine kurya ibiri ivuga ngo natwe tumana duto ugenda uhawe ushushanya cya gihugu uko kimeze ariko ikibazo wamara kukigeramo bijya waza gutekereza byose bikavamo ugasanga byari ibyawe gusa ariko ntaho bihuriye na cya gihugu. Imana yaradufashije koko nari mfite inyota yo kongera kubona abana banjye twari tugize igihe tutabonana hari abo twatandukanye mu Gatumba bagize ibyago urumva kuva iyo myaka yose ntababona ariko rero noneho nkumva mfite inyota yo kubabona kugira ngo nje kubasura kandi nabo bishimire kuko babonye umubyeyi. Burya rero ndabasezera Imana iradufasha turagenda aho wambaje ute se nta bibazo mwagizemo no kugenda mu ndege no kuri iyi myaka ntibagize ingorane nyinshi. Kugenda mu ndege nari imenyereye kugenda mu tudege duto duto ariko noneho tugenda mu ndege nini mu buryo ndetse twageze mu kirere twanagiye amasaha akuze kuko twuriye indege hariya Kanombe saa 11 ngo tugere mu kirere nka saa 2 saa 3 nigirira amahirwe ndasinzira. Ntiwagenda ureba ndasinzira pe ndetse ukeye mu gitondo Pastor Jonathan twari kumwe nawe abarumbwa atakogiza amahirwe atuzi wewe utarumvise imvura yarayiguye uri mu ndege. Ndi mu ndege nijewe nari sinziririye pe mu gitondo turika mu Bubiligi tuhafata irindi ndege itujyana muri Amerika aho yadutuye bwa mbere ni muri Chicago dufatira indi ndege ntoya itugeza ahantu ngo ni muri Austin aho twari tumaze kugera muri Texas. Noneho rero twahageze nka kabiri kubera kuko hari umwana wa Jonathan warangizaga ishuri kandi tuje mu birori byiwe n'umwishywa wacu noneho gatuje mu birori bye hanyuma tuhavuye ariko cyagiye turi mu birori nabo bana biwanje nabo barahasa. Noneho rero bukeye tujyana nabo barishima cyane urumva abana bari bagize igihe kirekire batabona sekuru cyane n'abuzukuru baranezerwa n'abandi bamwe bavukiye batabizi. Hari umwe wari wavuze ngo we kugira ngo yemere ko ari sekuru keretse babanza bampima amaraso nayiwe mbone ko duhuje amaraso ko bitari ibyo nk'iki kibwira ko ari sogokuru. Ariko icyandangaje araza ari kumwe na nyina na papa we ngo basaruke gutya arababwira ati mbonye sokuru ahita abona murasa ati mbonye sokuru niki kikubwiye atoya ati ndamubonye numva n'umutima wanjye uramukunze ahita ampobera cyantangaje aranarira ugira za emosiyo cyane ararira none nyina aratangara cyane wari kutubwira ngo musabanza mwipimisha amaraso none uhise umumenya amaraso arakomeye arakomeye cyane. Noneho rero mva aho ngaho nje iwabo nahageze amezi 2 ayo mezi 2 ashize noneho nigendera ku matorero gusa kwibwiririza twikomereze ntacyo ni akanyoni kasakuzaga ntacyo
noneho rero ayo mezi abiri ashize nigendera ku matorero ngenda mvuga ubutumwa bwiza nabyo biranezeza. hari aho wari uvuze utese ntiwigeze uyoba. hari umunsi nagiye navaga Texas njya Washington, umuhungu wanjye w'umuherezi nawe utuye muri Amerika ariko mfite ubwoba kwari buyobe, kwari buyobe mana ya kubera kuko ikibuga cy'Ikanombe yuririyeho nakabuga gato none agiye muri Washington agiye atugose muze hazabigirwa cya kabiri ntazi n'icyongereza mwese buriya azakora iki kandi yenda igifaransa ntibakivuge. Igifaransa wakivugira umuntu akamakubwira ati reka si I don't ati sinzi ibyo uhabivuga. Bo noneho rero ndagenda ariko Imana burya Imana ijibana n'abantu kandi kabafasha mu buryo bwinshi. Nagendaga mbereka gusa tike yahonje kabereka n'abantu beza mu buryo bamara kubona tike bakanjana hari polisi utanavuze kugira ngo polisi aba ari imfasha kumenya ahari. Sinayoba ndagenda kandi tuvuga ubutumwa bwiza abantu barafashwa cyane baranezerwa n'ubundi nagarutse bagihaye babikenera ndetse abandi bambwira bati cara ture bwose kandi ko ndahabona hano hantu ahantu ho kuba abantu bagifite imbaraga zo gukora ariko njyewe nasazi iwacu muri Afurika ngomba kuba iwacu muri Afurika ngasazirayo. Nageze y'amezi 3 n'igice mu kwa kane ndagaruka. Wageze y'amezi waje umaze amezi ane? Naje maze amezi ane. Ukorera Imana ubwiriza itorero riraryoherwa kandi baba bashaka n'ubutumwa bwiza buzima bo kandi ngira n'amahirwe sanga amatorero menshi naciyemo sanga n'abana banje nareze wigishije nabo bagiye ngo bageririya baba pasiteri. Ndababwira ibintu bibiri byantanga. Amen. Natangajwe n'umuntu twabanaga wajyaga unywa inzoga, umusinzi wanywaga inzoga cyane ariko ngo ageririya arakizwa. Noneho baza kumbwira bati uzi naka wahoraga bagora mu itorero bati yabaye pasiteri. Ndamuhamagara wabaye pasiteri ati yitwa Manase. None se Manase uje ubwiriza iki? ariko ntuje ubwiriza iki? Ati njya mbwiriza birya mwatubwirizaga. Ati burya nubwo nazaga ndi umusinzi nanyoye inzoga atuzi ko narwanye inzoga kuwa gatandatu ngirirwa nduhuka ku cyumweru kaza gusenga. Ati ku cyumweru ukabwiriza waba utabwirije hakabwiriza pasiteri wundi kandi akamavuga ngo wewe warabwirije mu kibwirizwa kimwe nibuka cyane akamavuga uko nabwirizaga uko karangiza akavuga uko urya pasiteri wundi nawe yabwiriza. Ati ibyo byose byambayemo nono naburya ati nari umunyentege nke ariko ntabwo nari umupagani kuko narasenga kandi rero yarabatijwe. Ati none ubona sanga yabaye umupasiteri mwiza aranakira mu rusengero rwe. Haleluya. Ngira n'abakristo biwe ndavuga nti wihangane pasiteri wihangane kuvuge ko wari umeze. Ati nanjye nicyo mbaye nshaka ndababwira uko yarameze. Aranezerwa cyane nawe abakristo be baranezerwa. Buriya nabayigeze kuba kigeze kuba umunywi inzoga bakumva batabyemera bakumva ntibabyemera. Yesu akura kure cyane ngo ucenge ahandi habagaho undi wewe yazaga inzoga ariko karwana cyane kandi iwe kanabibwira n'abakristo be mu buhamya. Noneho ngo mpagere arababwira ati noneho nagize umugisha ati mbonye gapapa nahoraga mbabwira ngo umuntu natinyaga cyane ati ni pasiteri ati none ari hano noneho. Baranezerwa cyane pe n'ahantu henshi rero nagiye ngera ngasanga nyine n'abana bacu bamwe bari abakristo ariko bataraba abapasiteri none ugasanga babaye abapasiteri kandi gabakomeye ugasanga ari abapasiteri bakomeye. Amen. Kuri ubwo rero hari ikindi navuga nubwo mu by'ukuri umuhamagaro urushye ariko ubyara abana benshi. Yego. Ubyara abana benshi cyane. Uzi kugera ahantu ugasanga umuntu n'umupasiteri uyoboye urusengero ukibwira ko kutanamuzi akakubwira ati wewe ndi ushobora kumenya ariko nje ndakuzi njyewe nari umwana mutoya mu rusengero wari uyoboye ariko none uno munsi nanjye nabaye pasiteri. Amen. Ukumva rero birakunejeje cyane. Nukuri. Urwo rugenzi rwa mbere urugenzi rw'umugisha
kandi nanezerewemo kurubamo. Urakoze cyane, ndanezerewe nanjye, numvaga ayo matsiko ntayajyana rwose, kandi ndashimira Imana cyane yagiye gukoresha imirimo ikomeye myinshi ikanabashoboza kujya gusura famiye, mukanavuga y'ubutumwa, mukanagaruka. Abandi hari igihe tavuga ati reka dasinsubira muri Afurika, ariko ni ukuri Imana hari ukuntu ihamagara abantu kandi ikanabakomeza. Imana ibaha umugisha, sinabona ikindi mvuga usibye kuvuga ngo Imana ibaha umugisha, mukomeze mwigisha abantu, kandi iri jambo rijye ribaho kenshi, atari mu mbaraga mufite nibura, kuko hari abantu bakeneye ijambo rizima bafashwe. Imana ibaha umugisha. Ndumva nta bindi mwadusengeye, reka tubabwire ngo abakurikiye Arabohora TV mukomeze gukurikirana ijambo ry'Imana no gufashwa, kandi mubisangize n'abandi, kuko ijambo ni imbuto itabora. Hari n'uwaryumva akamera nk'uwo mu pasiteri batubwira wajyaga mu rusengero yanasinze wenda, ariko agakurikirana ijambo. Buriya rero Imana yo ni inyembabazi, nawe byakugeraho kandi Imana ikaguhindura. Mwifuza rero gukizwa, kwigira umubatizo, turaza kubabwira, pasiteri arabaha nimero yabafasha. Burya hari imirimo ya gipasiteri abantu ibafasha. Hanyuma bifuza kwigira umubatizo mwasanga hari i Remera nkabigisha, hari n'abandi benshi bari kwiga. Imana ibaha umugisha. Ni Remera kuri ADPR imbere ya Kigali Arena. Mwababwira nimero yanyu tukabasezera. Nimero yanjye ni 07 82 28 09 22. Iyo ni ikibazo bayimpamagaraho, kandi tukabafasha mu ijambo ry'Imana, namwe bizabafasha. Subire muri iyo nimero ni 07 82 28 09 22. Amen. Imana ibaha umugisha rero. Bifuza gukizwa n'abifuza kasoringi mu buryo bwihariye, muzamuhamagara abafashe, abagira inama, kandi natwe turahari. Mwaduhamagara 0783 146 27. Iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Shalom. Imana ibaha umugisha.